njyewe bitewe n'uburyo ki njyewe uyu mukobwa njyewe yamfashe n'Imana njye nayo namutegure ngerekana nigende noneho njyewe musige mwari no cyamba kubera ko n'Imana n'ubundi njye namutegure yagize ate yayanze wambwa urasiga muri iri cyama nani soni wambwa asanzwe kunamira Sheri sha nukuri kw'Imana nayo mukumbuye nanjye nuko uraho neza iminsi myinshi okay nanjye nuko ni cyangwa makurusi ni meza ego mana kwambaye neza akantu wagiye nuko narinje kukureba inkweto nziza ipantaro nziza ngaho reka mushyirire ayo baga nta kibazo umeze uteze neza nta kibazo umva rero nkubwire kutambaza ariko icyari kinzanye n'icyatumye ngambwira rero amakuru mashyashya n'icyatumye nkuhuruzara bareka nkubwire yego urumva abanzuma kandi kabizo twicaye kugira ngo akira urumva ni ukuvuga rero urabizi imyaka tumaze yose bitewe n'imyaka tumaranye njyewe narebye kagira inkuru rero n'umunwa wo kuyibara njye nibura narebye ndavuga ni aha hantu ukuntu ari heza ari uduti twiza dushashe njyewe ngomba kuhaguhera impano nziza cyane urasuzugura abahungu b'ikigihe muri rata njyewe uramera impano mu ishyamba hari utubari twiza tugezweho mpera impano mu ishyamba nkane reka nyiguhe ntayo nafa ndingagise cyangwa inkende ubundi yo mera impano mu ishyamba nkane kagabo k'amafuti nkawe none wamuruje n'itangazamakuru kanze mbimene sheri umva nkubwire nyine sheri umva nkubwire sheri umva nkubwire oye ntago mbishaka ndabimena umva muri gupfa iki ahantu ndabona ibintu byakomeye ndabimena mureke mbabwire tuza nkubwire ndamwica sheri umva nkubwire tuza nkubwire muri gupfa iki mwe byagenze gute muri gupfa iki uyu nguyu ngarankunda ariko kanze ni impano kumera impano mwisha icyo niyo ikintu cyaba kikubabaje byerekana ko ufite abandi bagora tubwire genda shaka utuzuka tubwire njye uyu nguyu yego n'umusheri wanjye twendaga kubana ariko ngo yapanze kumera impano mu ishyamba ubusa mera impano mu ishyamba arabona ndi ingagi cyangwa ndi inkende cyangwa niba afite abandi bagora akunda n'ababimbwira noneho tuza twebwe akagabo nk'aka k'amafuti nikanagende ntabwo nkashaka twebwe nka Kiroso Filime TV twagira ngo dusobanurire utubwire impamvu yenda yabikurakaje mu kintu kimwe cyaba kikurakaje muri ibyo ngibyo yakoze noneho utuganirize kandi wihangane utuze utubwizwe njyewe ikimbabaje nuko naje kumera impano mu ishyamba kandi ambwira ngo arankunda kandi abandi iyo bakunda abantu babajyana ahantu heza mu tubari nka runaka bakabajyana iyo zamera neza cyangwa mu mahoteli ariko sinzana mu ishyamba ngende ingagi cyangwa inkende nabimbwire ahubwo icyo nicyo kintu kikubabaje nicyo kimbabaje ahubwo nawe wamubaza akakubwira nawe musore reka udusobanurire impamvu yatumye uzana uyu mukobwa ahangaha ukabona bimuvuyemo kubabara cyane akaba ari no kurira reka nkubwire reka njye nkubwize urumva njyewe nimba nkunze umukobwa tukaba dukundanye imyaka 2 sibyo imyaka 2 ni imyaka myinshi cyane fata mikoro mujye muvugana mugira urumva nimba njye nkundanye n'umukobwa imyaka 2 ni ukuvuga ngo njye dukundanye imyaka myinshi tumaranye igihe kirekire njye kubona namuhamagaye ngo nze kumusanga ahantu muha impano nziza nari namuteguye ndere ngiye hano mu gikapu urumva ubu ngubu irimo nubwo narayifungura ariko irimo uri kumva neza nuko ngiye namukundaga ariko ngiye nunguye no kuba ngiye nyimuhaye aho kugira ngo yakire ahubwo ngiye akaniga ubu se anize yari yakabona impano ngiye nari muhaye ubu se
kandi bya nibyo gutungurana ubazi ikintu kirimo hano muri iki gikapu ari igiki ko nge harimo impano na n'ubu iracyarimo nge harimo impano nziza ahubwo ngewe sheri uramemukiye urumva uneje abantu nge narahamagaye igitangazamakuru kugira ngo kize urumva gikore surprise by'ibyo nge naguteguriye ariko ngewe uramemukiye unshize ku karubanda kuko ngewe ibyo ngewe nagukoreye ngewe urabisuzuguye urimo urumva wenda muhe mikoro nawe tumubaze bibaye byiza wabanza ukatubwira n'izina ryawe. Yewe nitwa Alice. Alice none se ntago wowe utangiye kubabazwa niyo mpano guhere mu ishyamba ntuzi ngo iyo mpano ni iyihe ese urashaka ko ayisubizayo? Ngewe iyo mpano mera mu ishyamba ese nukubera iki amatelefone biki byose narafunze ariko ntago nansi kari imbwa bigeze ahangaha. Bivuze ngo arakubabaje cyane. Arambabaje ahubwo mbonye na Nyabarongo hafi nayijya. None se ari ni iki kintu cyaba kikubabaje muri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo aje akuzaniye iyo mpano ntuzi nsubira inyuma gato yenda ntuzi impano ngo ni iyi ntuzi iki ntuzi ngo yarakuzaniye iki ugahita bigahita bikubabaza bigeze ahangaha wawe na kamera zacu waruzimenye mu buryo bugaragara. Kankubwire ibyo ari byose urabizi mu rukundo iyo ukunda umuntu hari byinshi bikugora kuba yaranzaniye impano uwo ukunda ntabwo umuhera impano mu ishyamba ukunda uhamagara inshuti zawe ukunda ukazibwira uti dore uwo nkunda uyu munsi bibaye ngombwa ko muha impano wenda ugahamagara nk'abahungu nka babiri cyangwa nanjye nkahamagara n'abakobwa ibyo byose ntibiko ahubwo anzanira mu ishyamba anzana mu ishyamba kubera iki ahubwo ntago nkunda afite abandi akunda adashaka gushyira ku mugaragaro. Noneho ni ukuvuga ngo ikikubabaje ni uko aguhereye iyo mpano mu ishyamba. Yes. Ya muduhere mikoro tumubaze nawe ibyo dushaka kumubaza. Ariko ntago wabwiye abakunzi bacu izina ryawe. Ngewe nitwa ni bamwe Juma. Yes Juma. Ni ukuvuga ngo mu kuzana iyo mpano uko umukunzi wawe Alice abyakiriye ubifasha ute? Buriya reka mubwire ngewe njya gutegura iyi mpano ngewe ni ibintu nari natekerejeho biha n'umwanya ufatika kugira ngo negurure umukunzi wanjye impano. Ngewe nagiye mu mujyi ndayigura nabwo nabahamagaye ndababwira ni ngewe kugira ngo rero surprise umukunzi wanjye muhe impano kumugaragara abantu bose bazabibone muzabe namwe muhari. Niyo mpamvu nge nabiyambaje ariko mbonye ikintu cy'isomo rimwe yuko abakobwa bakunda ibintu bihenze bakunze yuko ubaha impano ari uko muri ahantu hari icyo kunywa hari icyo kurya. Nge kuba nari namuzanye ahangaha numvaga ari uko ari ahantu hatuje nta muntu ubuturogoye turi bwishimire impano irimo hano uri kumva ariko nge biranunguye aka kanya kuba bingendekeye gutya nta nubwo nge nabitekerezaga. Ikintu kimbabaje cya mbere ni uburyo nge namutayeho umwanya wanjye nkamukunda nkamufata nk'inkoramutima mu buzima bwanjye ariko akanya aramemukiye mana uzabimubaze nta kindi nge namwifuriza gusa Imana irabibonye igihe nataye umwanya wanjye nagutayeho mana izabikubaze kuko nge nta bushobozi mfite bwo kuba nagira icyo nakubwira Imana yo mu ijuru niyo yonyine izagira icyo kubwira gusa ndababaye wa munyamakuru ndababaye. Mbese Juma ni iki wabwira sheri wawe Alice muri aka kanya cyangwa wamusaba ubu mwicanye hano murebe? Ari reka mubwire ikintu nakubwira cya mbere cyo mu buzima urambabaje kongera gukunda bizangora kubera ko igihe cyose twabanye warambwiraga ngo ndagukunda ngo Juma ndagukunda ariko aka kanya mbonye ko utankunda ahubwo hari ikindi kibyihishe inyuma. Warambwira ngo tuzabana ngo mu bukene ngo tuzabana mu byiza no mu bibi hanyuma nimba tugezaho nguheri impano mu ishyamba nka surprise ukaba ungaraguye ukaniga amfashe nk'imbwa. Nge waranize hano hepfo abantu bendaga kuza bavuga ati muri iryo shyamba banigiyemo umuntu ndi imbwa se. Nge nukuvuga ngo ni ibintu nari nateguye nge nanga ari ububwa ari reka nkubwira urambabaje gusa Imana izabikubaze nge nta kindi narenzaho gusa wanesheje umwanya warakoze mu buzima kongera gukunda nzabitekerezaho
gusa urambabaje. none se Juma ni ukuvuga ngo wowe nko dusubire inyuma gatoya ni iki cyatumye utekereza kumuzana mu ishyamba? Njye reka mubwire ikintu cyatumye njye muzana mu ishyamba. Urabizi twese ibintu by'urukundo biragoye, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kunezeza umukunzi wawe umuzana ahantu muri buganire nta muntu uri buze kubarogoye. Burya naho bavuga mu kabari cyangwa gusohokana umuntu heza, hari igihe ujya gushika ukabona umuntu mwari muzanye nawe aje kuhanywera, icyo wari wateguye ugasanga kirapfuye, cyangwa se ukabona wenda abasinzi barimo baraganira ni muri kumvikana neza, ariko ukabona ahantu nk'ahano mu duti nka tuno twiza dushashe ahantu nk'ahano urahaganira n'umukunzi ikiganiro kikagenda neza. Niyo mpamvu njye nawe namubwira ni wowe nze kugusanga ubundi ahantu twarahakundaniye kuva kera, niho twahuriraga tukaganira tuvuye kuvoma amazi, tuvuye gutashya, tukiri abana twarahaganiraga njye nawe ibintu byose tukabishira ku murongo, ariko aka kanya kuba mamuhereye Imana akasuzugura. Ni iki wabwira Juma muri aka kanya? Ni iki wamubwira muri aka kanya cyangwa ni iki wamusaba muri aka kanya kugira ngo n'abakunzi badukurikiye kuri Kiroso Filime TV ugira icyo umubwira nabo babicyumvireho? Juma ndaramukundaga pe, nako nanone ndacyamukunda, ntabwo nigeze mubangikanya, nta n'undi muntu nigeze numva nakunda kuruta uko mukunda, ariko icyambabaje ni ukunzana mu ishyamba. Ampisi niyo mpano avuga, nta nubwo nanayibonye, sinitaye ngo ni mu ishyamba, nta nubwo nanayibonye. None se ikigaragara nuko nsanze murimo murwana wamugiye hejuru wamunize, ni iyo mpano kuki utemeye ngo uyibone? Byagenze gute? Ntabwo nishaka, ntabwo nshaka impano bampera mu ishyamba, ntabwo ndi inkende, nta nubwo ndi ingagi, ibyanjye bigomba kujya ku mugaragaro. None se ari ni iki ubu ngubu muri aka kanya ni iki wamubwira? Urashaka impano ya hehe ngo azaba ari guhera cyangwa murarangizanyije muri aka kanya? We mu cyo yatubwiye ko ibyo gukunda yabivuyemo, yahise abireka muri aka kanya ngo yazinutswe. Njye icyo nasaba nubwo yamemukiye akanzana mu ishyamba, ntabwo gutandukana nawe ari byo nshaka, kuko nintandukana nawe nta n'indi nshuti nshaka. Gusa wenda we yemeye akemera ubwiyunge, nta kibazo namubabarira. Urabona ko Juma niwe ufite ikosa muri Juma niwe ufite ikosa. None se ubu muri aka kanya wakubwiye ngo saba imbabazi z'ibyo nkore, wazimusaba cyangwa niwe wazimusaba? Ntazo wamusaba. Ntazo namusaba pe. Ubwo no kuvuga ngo hagati aho ngaho mwese muranangiye. Nagira ngo wenda mu gusoza ikiganiro cyacu nagira ngo ugire nk'inama ugira abakobwa bagenzi bawe wenda nkawe, cyangwa ibyo nk'isomo biguhaye niri? Ngewe inama nagira abakobwa bagenzi banjye, urabona uragenda mu muhanda ugahura n'umuhungu akakubwira ngo aragukunda, ukamarana amezi 2 ugasanga ni ikibazo, ukumva yuko agukunze ugashya, ariko nyuma yabyo waza kugenzura neza ugasanga harimo umwe ubeshya undi. Ngewe inama nabwira abakobwa bagenzi banjye, nababwira gukunda ariko bagashishoza, kuko niba nudashishoza ni hahandi uzagwa mu ruzi urwita ikiziba. Kandi ikindi cya kabiri, ntihazagire umuntu uzagutesha umwanya. Murakoze, iyo niyo nama nagira abagenzi. Ubwo bishatse kuvuga ngo ikiziba cyangwa uruzi ni Juma cyane. Aha Juma mikoro nawe tumubaze. Juma ni iki wagira inama abasore bagenzi bawe cyangwa abadukurikiye kuri Kiroso Filime TV? Ngewe nta magambo menshi mfite yo kugira icyo mbivugaho, kuko ngewe ndababaye agahinda bukuzuye mu mutima wanjye. Ngewe icyo navuga ni ukubera iki ngewe ukuntu ukundana n'umukobwa mwishimanye igihe kirekire, mugakundana mugasangira byose, uyu mukobwa ntacyo namuhaye, ngewe namutakajeho amafaranga yanjye menshi bishoboka, muha byinshi bishoboka, namufashije byinshi, urumva
ariko aka kanya njyewe anyeretse yuko ndi zero imbere ye. Ubu se kari ukwenda tugize imana tukaba turi aha ngaha, ubu iyo tuba turi mu bantu naba neje abantu, aho gusa icyo nagira inshuti zanjye z'abasore, mubanze murebe abakobwa muri gukundana n'abari bo, mubanze mubitondere kuko ntango bafite umutima umwe, ntango bafite icyerekezo kimwe, kuko hari umukobwa ugukunda afite ibyo agukurikiyeho, hari n'umukobwa ugukunda hari icyo agushakaho yakibura akakureka. Aka kanya njyewe bitewe n'uburyo ki njyewe uyu mukobwa njyewe yamfashe n'Imana njye nayo namutegure, ngerekana nigende noneho njyewe musige mwari no cyamba kubera ko n'Imana n'ubundi njye namutegure yagize ate yayanze. wambwa urasiga muri iri cyama nta n'isoni wambwa asanzwe kunamye kiraso TV ari we warinze kiraso TV biteryanye